Mu minsi ishize twagiye twumva imibanire mibi hagati y'abayobozi n'abarimu muri rusange yafashe intera ku rwego rwo hejuru, ndetse akarere cyangwa uturere dutandukanye tukagenda dukora intervenance hamwe namwe, ugasanga bahaye mizampeye cyangwa se bahanishije umuyobozi cyangwa se umwarimu bitewe n'ikosa yakoze, akibona yagize mu gihe cyo kudahembwa igihe kigezera ku mezi 3 cyangwa se ukwezi 2 bitewe n'uko wenda akanama ka discipline y'akarere kabyemeje. Abantu benshi bagiye bakomeza kwibaza mu by'ukuri umuyobozi w'ikigo cy'ishuri, ndavuga directeur Dose na Dodi hamwe n'abarimu bagombye kuba ari abantu bagomba gutahiriza hamwe, ndetse nako nawe wenda munyemerere mushiremo kugira ngo ikigo cy'ishuri kibe kimeze uko kigomba kuba kimeze nk'uko cyateganyirijwe kwigisha abana b'u Rwanda, noneho kikabashyira ahantu heza. Uyu munsi kujya kumva umwarimu yinjiye muri ofisi afashe umwe muri abayobozi twavuze haraguru, akubise umutego cyangwa se akubise inkini n'imigeri bitewe n'impamvu zitandukanye. Umuyobozi nawe agafata umwarimu akamubwira amagambo yo kumukomeretsa cyangwa se kumutoteza, hamwe na hamwe akavamo no kugwana nubwo hamwe babihisha. Nege uyu munsi rero tuze kuganira noneho munyemerera, reka twifashishe inkuru zigiye zitandukanye zagiye zinyura ku mbuga nkoranyambaga, ariko akaba nta raporo rusange yemeje ku rwego rw'igihugu igaragaza ko ari ikibazo cyakiriwe hose. Icyakora hari inkuru zagiye zibica zigacika, bakavuga ati umwarimu yakubise mwarimu, cyangwa se umuyobozi yakubise mwarimu, cyangwa se umwarimu yakubise umuyobozi. Abantu bakibaza ati ikigo kirimo departments zitandukanye, kirimo abantu bize ingero zose guhera kuri A2 kugera kuri A0, ndetse harimo n'afite maîtrise bitewe n'ahantu bagiye biga, niko dushobora gusanga bibonye mu mutego ku Rwanda kandi bitari bisanzwe. Ngiye kwinjiramo rero mbabwire ibintu byibuze bigera kuri bitanu by'ingenzi bituma bano barimu bakubita abayobozi b'ibigo by'amashuri nko mwagiye mubyumva, nuko bahita birukanka bajya ku karere kureka b'abarimu. Rimwe na rimwe bifuza ko babirukana, ariko kubera yuko nyine leta n'umubyeyi ugasanga wenda akarere karicaye karavuze nimba umuntu ari ubwa mbere, reka tumuhanishe wenda kuba twamujyana mu gihano gitoya. Ngiye ndibutse neza ko stati ihariye igenga abarimu ba leta mu Rwanda yo ivuga neza yuko igihe umuyoborwa, ndavuga mwarimu, ayigerageje gusuzugura cyangwa se kubita umuyobozi umuyobora, bishobora kumuviramo ingaruka zo kwirukana burundu. Aka kantu katukavuge neza, igihe umwarimu asuzuguye cyangwa kubita umuyobozi we umuyobora, either ni umuyobozi wungirije cyangwa se umuyobozi mukuru, aba afite ingaruka ziremereye cyane zuko agomba kuba ahita yirukanwa nta nteguzanye, nta kintu kibayeho, igihe atabayemo wenda gushishoza cyangwa se wenda guca inkoni zamba. Rero reka tuze kuvuga gutyo kuko ikibazo nanze gupointinga ikigo, kuko inkuru dufite ni ibigo bitandukanye kandi hagiye hagaragaramo n'amakese kandi gatrendinga ku rwego utapfa kubiyumvisha, aho hari ikibazo kigaragaza yuko gikomeye cyane kandi REB cyangwa se Rwanda Basic Education Board bategeze ikintu babikoraho, byazaba ari ikibazo mu gihe kizaza. Abasesenguzi rero mu kijyanye n'uburezi, ndetse natwe turimo murabizi ko dukunda kubora ubusesenguzi busa nkaho buremereye cyane, babona yuko abarimu ubwabo bagaragaza impamvu nyinshi zishobora gutuma ayo makimbirane yavuka, ugasanga umwarimu nyine n'umuyobozi barahanganye, umwarimu n'umwarimu barahanganye. Ariko munyemere kano kanya mfate noneho umwarimu n'umuyobozi, nayo makimbirane ashobora kuvuga kubera iki. Nabwo ndabwira ibintu bitanu, impamvu 5 zatumye cyangwa se zagaragaje yuko ari cyo gitera ikibazo cyo gutuma umuyobozi yakubitwa. Muraza kumbwira mwebwe turi kuganira ko ndagira ngo wenda tubane kugeza ku musozo wacu, namumbwe muri commentaire cyangwa se munanyandikire mumenye inkuru, mujye mumana inkuru ngewe ahantu biri, tugere muzi ko tuyatubasura tukahagera, tumenye mu by'ukuri nicyo kibitera, tunakore n'ubuvugizi aho biri ngombwa. Duhe inkuru tubwire kuntu situation imeze, uje proofs zitandukanye, natwe tuhagere tubashe kureba ko ari cyo twakimura cyangwa se twanyuze mu buryo bw'ibiganiro ku bujyanama, tukareba ko ari cyakemuka. Rero mu bwo busesenguzi nakoze cyangwa se twifatanyije n'abandi baba mu gisata cy'uburezi ko bafite ubunararibonye, bafite background nziza, ari abayobozi bagiye batandukanye bari mu gisata cy'uburezi, bagaragaje yuko cyangwa hagaragaye yuko cyambere gisa nkaho gikomeye cyane nicyo twita poor leadership. Ndabizi wenda akanamukumvishe poor leadership.
noneho warabyumvishe. Ni ukuvuga ngo ni ikijyanye n'imiyoborere mibi, aho usanga abayobozi bamwe na bamwe batumvikana n'abarimu bitewe ko bafite ikibazo cyo kuyobora nabi. Poor leadership nyine na quality of leadership bafite, arimo mwabonye ko na REB cyangwa se Benedict muri rusange itanga isuzuma bushobozi mu gihe cy'imyaka 3, yabona yuko harimo abayobozi b'ibigo by'amashuri badashoboye kuyobora neza bakabirukana. Ugasanga ahandi hamwe na hamwe bafata ibyemezo bidasobanuye cyangwa se bitanogeye abo bayobora, aho usanga umuyobozi w'ikigo cy'ishuri ashobora kuyandagaza kumva afatiye umuntu umwanzuro yigaragaje yuko nyine ari uwo muyobozi w'ikigo, kandi koko barabizi n'umuyobozi afite imyanzuro yafata, ariko igafatwa mu buryo budasobanutse nko kujya kwereka nyine yuko gukandamisha cyangwa se gukandagiye hejuru. Nyamara burya uriya muntu uyobora aba ari umuntu usa nkaho afite nawe ibyazi, ndetse ntekereza yuko banagukwiye ku mwanya nawe yahagera. Ibi byose rero bigatuma hazamo ikintu gisa nko kutumvikana, bishobora gutuma igihe runaka wamustreshemo mu buryo wa mwarimu ashobora kuza kwa yanagukubita imigeri cyangwa se ingome, wenda akavuga ati bazanyirukane. Hari n'abandi bayobozi usanga none wera munyemenye mbivuge bakoresha igitugu aho gukoresha ubuyobozi buganira. Ugasanga nyine niba agize mu kazi arakwereka ko nyine arenze kubera akaziranye n'abakomeye bo hejuru cyane. Ubwo mvuga abakomeye bo hejuru cyane nyine n'abayobozi be bamukuriye, akumva yuko kubera yuko wowe udafite iyo qualification cyangwa se hari ukuntu udafite utalinked neza, udahura neza n'abayobozi bakomeye bari hejuru yiwe, agomba gukandamiza kuyoboza igitugu. Noneho ibi bigatuma umuntu abyimba mutima. Ibyo byose rero umwarimu utemejwe cyangwa se uteshejwe agaciro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, birangira rwose arakaye cyane, kandi bishobora kugira ingaruka zigomba kuviramo kubita. Reka tujye tureba mu by'ukuri ni ikihe kintu gituma usanga aya makimbirane hagati y'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri n'umwarimu arimo hagati, bikaba byamuviramo gukubitwa cyangwa se abayobozi mwe na mwe bagakubitwa. Hari icya kabiri gisa nkaho kiremereye, naho usanga bano barimu bafite icyo bita umutwaro w'akazi urenze ubushobozi. Murabizi yuko iyo umwarimu agitangira atajya kuri level ya kabiri, ndabizi bitewe wenda naho wahereye, murabyibuka nigeze kubasobanuriramo gakeya, cyangwa se niba utabyibuka neza wazatuga twakora kino kiganiro ko abarimu bagenda bakurikirana. Ariko kubera yuko umwarimu amuhaye umutwaro urenze ubushobozi bwiwe, ibishaka kumuviramo kwigumura mutima wiwe, akavuga ati ubundi ndakora iki konzi ibyo naje gukora no kwigisha, ariko bari ku mutwaro w'akazi urenze ubushobozi. Aho ugasanga wenda umwarimu cyangwa se abarimu benshi bavuga yuko amasaha menshi y'akazi, hamwe naho ugasanga umudirecteur arafata abarimu bahageze ku kazi hakiri kare, at least wenda ubatangira saa 8:45 wenda hageze saa 12 saa 12 n'igice, bitewe wenda n'abantu barakora mu gitondo cyangwa se na gahunda zibashizeho ku kigo. Ibi nabyo ni byiza. Byagize nimugoroba, tujya tuganira no kurya, murabizi byaje nimugoroba saa 10 umuyobozi w'icyishuri kumva ateguye inama yihutirwa bishobora kugira saa 1. Ibi rero bikashobora kuba byatuma wa mwarimu ukora amasaha menshi bita extra hours azi ko atazayahemberwa, bishobora kumuviramo ikibazo. Ahandi ugasanga babasabye raporo zidashira za buri kanya nk'aho bataba mu kigo. Ntekereza yuko raporo umwarimu agomba gukora ni raporo zigomba kuba zizwi kandi azimenyeshwa na mbere. Kubwo iti kino gihe uzatanga raporo zijyanye n'imitsindire, mutu gutanga ikijyanye n'abapilote, tuzatanga ibingibi, hazaza amaklabu, akabizi neza yuko izo ari inshingano ziwe. Ariko buri kanya raporo ibi nabyo bishobora gutuma wa mwarimu bimugaragaraho yuko nyine agomba kwigumira ko afite umutwaro nyine w'akazi urenze, kandi ubushobozi bwe ntago bwamwemerera. Hari n'inshingano rero bahabwa zitari mu masezerano yabo. Murabizi nyine abayobozi b'amashuri nyine bivugwa yuko iyo umuyobozi ari uwawe ugomba kumwubaha mu byo aguhaye byose, kubera ko nyine utamusuzugura, umuhaye inshingano zirenze ubwa bushobozi bwiwe cyangwa se zitari mu masezerano. Wenda yase kwigisha sport, none utangiye no kubwira naye kwigisha physique, at least arabizi inshingano ziwe, ariko ibi byose bituma nyine yigumura. Rero iyo ubuyobozi butumva umunaniro w'umwarimu cyangwa se umwarimu afite, uburakari buriyongera bwa mwarimu nyine hakaba havamo cya kintu. Mumbwe niba ari kumwe namwe mu byumva kubera ko twebwe tuze gusharinga, ntabwo ngira hano ndi kugira wenda byibuze nabwira ibitekerezo twagiye tubona mu muri mwebwe bamwe na bamwe, ariko natwe hano tuhahura turi abantu barenze 8 muze kunyemera mu by'ukuri mumbwire. Kandi ndabasaba niba ari ubwa mbere uhageze cyangwa se utari wakana subscribe bikore, kandi usharinga n'abandi ibiganiro byacu.
Icya gatatu, hari ibibazo bishingiye wenda ku mishahara n'inyungu, aho usanga nubwo leta yakoze byinshi cyane, wenda murabizi yuko yagiye yongeza abarimu hafi kabiri, kukuba kabiri ku mushahara bari bafite, aho ugasanga umushahara wa mwarimu uracyafatwa nk'udahagije hamwe na hamwe, ugasanga hari gahunda cyangwa se hari gutinda kw'inyungu zimwe na zimwe, ugasanga cyangwa se kutamenya neza uko ibintu bikwiye gukorwa. Ibi byose iyo umuyobozi asa n'utabivuganira cyangwa se n'utabavuganira hirya no hino aho bigomba gukorwa cyangwa se kubavugira, ubwo reka tuvuge kubavuganira wenda mu nzego zo hejuru cyane, umwarimu amufata nk'umwanzi wiwe, arakeneye bonus, wenda ari kurekarama, arakeneye yuko azamurwa mu ntera, urabizi neza, ntabwo ushaka kumufasha, we yakwegera ukamutera mu kirere. Ibaze nawe niba uyobora umwarimu cyangwa se umuntu runaka azi yuko ari wowe uramufasha, urateraho kashe, warangiza ukamwereka yuko umuciye amazi. Ibi rero biratuma umwarimu amufata nk'umwanzi. Hari ikindi cyagaragaye gisa nk'aho nanone kiremereye, nawe usanga wenda hamwe na hamwe hari ikintu kijyanye no kubona inzira nziza yo gukemura amakimbirane. Murabizi ku kigo cy'ishuri, iyo diregiteri mufitanye ikibazo cyangwa se umuyobozi w'ikigo cy'ishuri yakubonye ikibazo, cyangwa se wowe mwarimu wakoze amakosa yo mu kazi, hari uburyo bikorwamo, ariko ahenshi mu mashuri amwe n'amwe nta nama z'ibiganiro bihoraho. Ubundi niyo mpamvu habamo za CPD, hagombye kuba inama zijyanye n'ibiganiro. Niba umwarimu afite akabazo mugahura mukaganira, ahandi ugasanga nta buryo bworoshye bwo kugaragaza ikibazo atikanga, agahora afite ubwoba yuko nyine wamweretse kuri inyamaswa, kandi nyamara rero wagombye kuba umuyobozi. Umuyobozi we ntabwo ari umuntu ukangana, ntabwo ari umuntu urafata abayobora nkaho nta kintu bavuze, ntibasangira, ntibagendana, ntibasharinga ibitekerezo. Ese urumva uwo muntu baragufata gute? Hano ugasanga amashuri amwe n'amwe ibibazo byabo bigakomeza kwiyongera, bigashamirana cyane. Iyo bikomeje kwiyongera kubera ibi byo twavuze ruguru byose, niho uzasanga iyo icyo kibazo kitaganiriweho kare cyangwa se batakirebeyeho umuti cyangwa batashakiye umuti hakiri kare, bishobora gutiruka bikaba mu bombe. Noneho reka duze gukomeza gakeya, muze kumbwira uku rero gukubitana cyangwa se guhohotera ntibyemewe mu burezi. Ubone mu burezi ijyanye no gutukana, guhohoterana, kubangamirana mu burezi ntabwo byemewe, kuko urabizi yuko nyine umwana ntabwo yajya kwigishwa n'umuntu ufite umutima utari mwiza. Umwarimu rero agomba kuba icyitegererezo cy'uburere n'ubupfura, n'umuyobozi akagira ubushobozi cyangwa se ubuyobozi burimo ubumuntu butarimo ubunyamaswa. Hari ibintu rero tugomba kwitondera ubundi mu gihe icyo ari cyo cyose turi ku buyobozi ndetse cyangwa se twagiye no kwigisha. Icya mbere ni uko gutoza abayobozi, ubuyobozi bufite ubuntu, ibyo bita transformational leadership. Yes, ugomba gutoza ubuyobozi cyangwa se umuyobozi agomba kwitoza ubuyobozi bufite ubuntu. Ikindi, ugomba guteza imbere ibiganiro bihoraho hagati y'abarimu. Ibi bikozwe nubwo ni recommendation wenda naha REB yagomye kwitoza ubuyobozi bufite ubuntu, kandi none igateza imbere ibiganiro bihoraho hagati y'abarimu n'ubuyobozi nk'uko twabivuze haruguru. Kubera yuko bino biganiro birimo hagati cyangwa se harimo za counseling na guidance zihoraho, ibi bizatuma bano barimu bibona muri environment nziza. Ikindi REB yagomye kwikora cyangwa se abishinzwe bo hejuru kare bagomba gukora ni ugutanga inzira zemewe zo gutanga ibitekerezo cyangwa se ibibazo. Inzira zemewe aho wa wundi nyine ufite ikibazo aragenda agatanga igitekerezo cyiwe kandi kikumvwa, ariko naza nyine kukubwira ibyamubangamiye ukamwereka ko nta kintu avuze, nawe urumva nyine bizaba ikibazo. Bagomba kandi gushaka uburyo gushimangira cyangwa se gushyira akadomo, gushimangira indangagaciro zo kubana mu mashuri. Nubwo wenda sitati bivuga neza ko tugomba kubana mu gisata cy'uburezi, ariko nanone ni ngombwa gushyiraho agakiregeshwa, bagahora babibutsa indangagaciro zo kubana mu mashuri, yaba abayobozi b'ibigo by'amashuri, yaba abarimu. Ibi bishobora gutuma rero haza umwuka mwiza, byatuma noneho bano bayobozi b'ibigo by'amashuri batongera gukubitwa bya hato na hatoya. Nubwo wenda tutavuga ko ari ikibazo kiganje wenda amashuri yose yo mu Rwanda, ariko ibimenyetso n'amakimbirane birimo byongera ku rwego hejuru. Bigomba no gufatwa kandi nk'ikirego cyakagombye kuza imbere kugira ngo nyine bikemurwe hakiri kare. Iyo umwarimu rero n'umuyobozi batabanye neza, yebana nawe urabyumva, umuntu uhababarira ninde? Ni umunyeshuri. Kandi burya umunyeshuri niho muntu
wa mbere wagombye kwitabwaho akiga neza, cyane cyane yuko ari we Rwanda rw'ejo. Ishuri ridafite umubano mwiza riba rifite ejo hazaza habi. Icyo tukemeranyeho rwose, ishuri ridafite umubano mwiza hagati y'abayobozi b'ibigo by'amashuri ubwabo, hagati y'abarimu, riba rifite ejo hazaza habi. Nawe urabyumva nyine. Reka wenda mbabwire ngo ibi ni byabaye nk'aho bigaragara nyuma y'uko hari hagaragaye yuko abayobozi b'ibigo by'amashuri benshi bari gukubitwa n'abarimu babo. Hagaragaye bino bintu bigera muri bine by'ingenzi nababwiye haraguru. Muze kumbwira muri commentaire nimba rubyo munyemerero nshore zangane wa muhungu wanyu, ariko nima wumva ko natwe ari byiza rwose nta kibazo wakanda subscribe niba ari ubwa mbere, niba usanga twumva ukatari wayikanda ikande tujye twibanira. Mutubwire ubundi mwebwe bimeze gutangwa muba abarimu mubaha abayobozi banyu, cyangwa se abayobozi banyu barabubaha? Ni ikihe kintu kirimo gituma amakimbirane na buri kanya usanga ari mu barimu n'abayobozi b'ibigo by'amashuri? Bafite ubundi haba habaye ikihe kibazo? Bye bye, turagukunda.